Ndabasuhuje rero nshuti bavandimwe, buri n'amahoro ruturuka ku mwami Imana bibane namwe. Isi iratwereka ko igeze ku iherezo, natwe tugomba kuba tuyereka ko imirimo ikorerwa muri twe igeze ku iherezo. Nimba isi ari umusaruzi, kandi umusaruzi aza gusarura ibyeze, igihe cyo gusarura rero kigeze, imyaka itarashyiramo imbuto, ni ngombwa ko igomba kugira icyo yibwira, kuko umusaruzi wariteguye. Tugiye kuganira amagambo aboneka muri Daniel igice cya 11 umurongo wa 41, turasoma no 44, nk'uko benshi yenda bagiye babisaba. Intambara ziri kuba mu isi zerekana ko isi igeze ku iherezo, ariko abantu bo imirimo yabo irerekana ko isi ikomeje. Haba habayeho kwibeshya, ariko umunyabwenge azi icyo gukora. Reka tubanze dusenge. Murakoze Mana ishobora byose, kubw'imbabazi zawe ukomeje kutugirira. Duhishurira ibiri kuba mu izina rya Yesu, amen. Mu gihe cyo kuza kwa Kristo, mu kuvuka kwe, abanyabwenge bose bari bari mu isi, n'abatambyi bari bari mu mizingo, bagasoma batumwa arazasama inda. Nibyo koko, azabyara umwana w'umuhungu, azitwe Manuel, n'uzakiza abantu ibyaha. Iyo nyandiko yari ihari, abantu bose bayisoma ndetse banabitegereje. Ariko ni gute kumenya uwo mwari wayisamye nuko uwo mwana yavutse byagomba kumenywa n'abanyabwenge kandi bisomwa na bose? Icyo ni ikibazo nawe ugomba kwibaza. Umwuka niwe utanga ubugingo, naho umubiri ntacyo umaze. Inyandiko icyo zirekana ko isi igeze ku iherezo, ariko se amaso yacu arabibona? Icyo nacyo ukibaze. Nk'uko rero abantu benshi babyibaza, ubundi intambara ziri kubera mu isi ushingiye mu bihugu bibiri, Uburusiya na Ukraine, Israel na Palestina, biri guteguriza intambara ikomeye cyane igomba gusoza isi. Kandi intambara ishojwe na Roma, ariko mu buryo abantu bo batazi. Daniel igice cya 11 umurongo wa 41, agere no mu gihugu gifite ubwiza, benshi bazatikizwa, kiretse Abamowabu n'Abamori n'ifura zabo n'Abamoni, nibo bazamurokoka. Reka yenda tureke, nibo bazamurokoka. Reka turebe ubusobanuro bw'ayo magambo mbere yuko tubyinjiramo. Umurongo ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe, igice cya igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe, paji ya 29, paragarafi ya 2, basobanura umurongo wa 41. Baranditse ngo agere mu gihugu gifite ubwiza. Intambara izagera no muri Palestina kugira ngo bayoboke papa. Benshi bazatikizwa. Birumvikana ko hazapfa benshi, kuko bazaba bazi Imana y'abasekuruza, ntibayinamukeho, bitewe n'uko Bibiliya izahabwa akato muri ibyo bihe. Bo ntibazayitezukaho, kuko na mbere na mbere hose bamenye icyo Imana ibashakaho, babirebeye mu mizingo. Abamowabu n'Abamori n'ifura zabo bazamurokoka. Ayo moko yose ni ba nyamujya n'ino, ni ba nyamujya iyo bigiye. Icyo bapfa ni ukubaho batagiriweho n'akarengane. Tumaze kubona ko Abamowabu, Abamori n'ifura zabo bazamurokoka. Abo ngo ni ba nyamujya n'ino, ni ba nyamujya iyo bigiye. Abo ngabo bo urushije n'amoko nibo batwara, nk'uko bakomeza babivuga hano hepfo, ngo ubwo bazabona Roma yarikoroje, bazajya mu ruhande rutabagoye. Ariko kuki azagera no mu gihugu gifite ubwiza? Reka twongere dusome umurongo wa 44 wo muri Daniel, tubone gusobanura amagambo nyuma. 44. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba zizamuhagarika umutima, aveyo arakaye cyane, ajyanywe no kurimbura. Benshi azabakuraho pe,
basobanura ayo magambo. Inkuru z'iburasirazuba zihamagara ku mutima. Wibuke ko ikintu cyabanje gusohora, nubwo dusomye umurongo wa 41, ariko twadusomye wa 44, habanje gusohora umurongo wa 44, ubu hari gusohora umurongo wa 41. Turi bubirebe. Tubonye ko inkuru z'iburasirazuba zihamagara ku mutima, Kavera yagiye kurimbura. Basobanura umurongo wa 44 muri cya gitabo cy'ubusobanuro bwa Danieli, paje ya 79, paragarafi ya 4, baranditse ngo inkuru zivuye iburasirazuba zahamagara ku mutima, ave yarakaye, kuko Amerika izaba yateye ubupapa inkunga, kandi ubupapa bushaka gutegeka isi. Uburusiya n'ibihugu bimwe bya Aziya n'Uburayi ntibizabyemera, bitewe n'uko bazavuga ko ari Amerika izaba ibateye, bitume bihagararaho. Biramenyereye ko Amerika n'Uburusiya ari ibihangange mu isi mu ntambara. Impamvu azagira umutima uhagaze nuko ibyo azaba yasezeranye na Amerika bizakomwa mu nkokora n'Uburusiya. Uburusiya, wibuke mu mateka igihe Danieli bajya gucungurwa kugira ngo barokoke ubwami bwa Nebukadinezari, Danieli yagiye arasenga, ariko Danieli nubwo yasengaga na bagenzi be ntibari bafite ubushobozi bwo kuba barimbura Babuloni. Imana yohereje Kuro na Dariyo, babari bakoma mu nkokora, ibya Babuloni barayihirika. Mu gihe inkingo zavuzaga ubuhuha mu isi, cyane cyane mu bihugu bya Afurika, abantu b'Imana barataye ibyabo, byatumye Imana ikora ku mutima wa Putine, ashoza intambara muri Ukraine, bituma ibyikingira bihagarara, abantu b'Imana babona agahenge ko kwitegura. Kuko twebwe nubwo twasengaga tujya ku mavi, nta bushobozi twari dufite bwo guhagarika imigambi ya Roma cyangwa guhagarika imigambi y'ibihugu byacu. Rero gusenga kwacu kugeze ku Mana, itera umutima wa Putine kubirogoya, bitewe nuko ubundi Abarusiya, ibihugu bitemera Imana, bizi imigambi ya Roma na Amerika ko ari ukwica umutima nama w'abantu. Noneho biravuga biti, ese ibi bintu byo Amerika na Roma nibimara gufata imitima nama y'abatuye isi, bazaboshya mu bitekerezo byo kuba babiyobora, badutere, baduhirike ubuhangange bwacu, kuko Amerika na Roma zafite imitima nama yabo, bizabashyiramo kudutera kandi bazatunesha. Reka noneho turogoye ibi bintu. Nuko bashoza intambara muri Ukraine, bituma isi yose irangara izo ntambara. Za ndege zakwizaga inkingo mu isi zikwiza ifashanyo n'amasasu muri Ukraine. Tuba turokotse dutyo. Ariko ngo ave yarakaye noneho ajya kurimbura. Noneho kuva yarakaye ajya kurimbura, byongera gusohora ku murongo wa 41. Ariko ubundi gakeya yenda tugarutse kugira ngo ubupapa bugende bwinjiramo hari ahantu mu mwaka wa 2014 na 3 gutyo ndumva araho mu buyobozi bwa Papa Benedict wa 16 yagiye muri Isirayeli ajya gusaba imbabazi Abaroma, Abayahudi, ababwira ngo abantu baguye mu rusengero rw'i Yerusalemu mu mwaka wa 70 ni igisebo kuri Roma hagati y'Abaroma n'Abayuda, none aje gusaba imbabazi ngo icyo ashaka hagati y'Abayuda n'Abaroma ni ubumwe. Abayuda bamwe barabyemera abandi ntibabyemera, bati Papa ni gute yaza muri Isirayeli? Ariko nawe wibaze, ni gute abantu bapfuye mu mwaka wa 70 umuntu aza gusaba imbabazi mu mwaka wa 2014? Asigamo icyo kibazo cy'uko bamwe bashaka kwemera Papa abandi akaba batari kumwemera. Mu mwaka wa 2018 na 19 gutyo, ndumva araho amateka murayazi namwe mwibuke, Papa Francis avuye muri Abu Dhabi mu Barabu yagiye ni Yerusalemu ajya kubwira Abayuda ngo nk'umuntu uhagararira Imana ku isi agomba gutura Yerusalemu mu rusengero rw'Imana rugomba kumwubakirwa, ngo kuko Vatikani nta mateka ahari, ngo umuntu uhagararira Imana ku isi atuye Yerusalemu nibyo byaba byiza kuko nicyo cyicaro cy'Imana. Ariko Daniel akongera kuvuga ngo uwo mwami azabamba amahema mu gihugu cy'ubwiza kandi azaba ari umunsi wa nyuma. Wibuke ko nta mahema, ntabwo ari inzu.
iyo bavuze ihema ni inzu wabamo ibyumweru bitatu, none se nimba ari umunsi wa nyuma, umunsi ukaba ungana n'umwaka, ni igihe gito cyane. Ariko kandi mu buhanuzi umunsi ushobora kungana n'umwaka, cyangwa se umunsi ukangana n'imibereho y'isi, bitewe n'uko ubuhanuzi bugenda bufite amateka menshi. Ariko nimba nanone wongeye kuvuga ngo azabamba amahema mu gihugu cy'ubwiza, ntabwo ari inzu, ni ihema. Ni akantu bamba imvura iguye ukakugama, bishobora guhita ukakabambura, ni ibintu bitazamara igihe, nicyo bishatse kuvuga. Ariko azaba ari umunsi wa nyuma. Noneho byongera kuba agasuzuguro. Abanyamakuru ndabyibuka ku maradiyo numvaga bakoze komantere bati ni gute papa ajya Abu Dhabi mu Barabu agiye n'indege isanzwe, ariko yajya muri Syria akagenda na indege y'intambara. Bati bivuze ko agiye kugaba igitero muri Isirayeli byanze bikunze. None na n'isaha turi kubona igitero cya papa. Nuko iyi ntambara iri kubera hariya, nubwo avuga ngo bari kwica ngo ibyihebe, bari kwica abantu batemera ubutegetsi bwa Roma muri Isirayeli. Kandi papa gushaka gufata Yerusalemu mu kujya kuhicara, azaba yafashe n'izindi Yerusalemu nk'imitimanama y'abantu yayirangije. Azicara mu nsengero zose. Ariko iyi ntambara ntabwo iri bumuhire, kuko ateye Imana. Yafashe Amerika, ijuru rirabyihorera, uwo Protestant. None agiye gushora imizi mu cyicaro cyabwo muri Isirayeli, mu gufata urusengero rw'Imana cyangwa se no gufata imitimanama y'abantu. Ntabwo rero Imana iri bubyemere, kuko ni umunsi we wa nyuma, kandi nta n'inzu ahubaka, ahubwo ni ihema habamba. Noneho ayo mateka muri Ezekiyeli nuko ntibuka umurongo, Satani yavuze ngo nzazamura intebe yanjye nyigeze mu ijuru, nyireshyeshye n'iyisumba byose. Arongera ngo nzasiba urwibutso rw'irema mu bitekerezo by'abantu. Satani muri uku kuzamura intebe ye akayireshyeshya n'iyisumba byose, ubuhanuzi buri gusohora ko ashaka kwicara mu bitekerezo by'abantu, kuko niyo intebe y'isumba byose iri mu kureshya, nuko ari uzasigara ayobora imitimanama y'abantu nk'uko Imana iyobora imitimanama y'abantu. Nimba ro Satani afite igice cy'intekerezo yicayemo cy'abantu, n'Imana ikaba ifite igice cy'intekerezo yicayemo cy'abantu, ubwo izo ntebe zirareshya, kuko bose bafite aho bicayemo n'abandi bafite aho bicaye. Satani ntanyuzwe, arashaka kumaraho. Ngiki kintu cyerekana ko Mikayeli wa muntu ujya urengera abantu be agomba guhaguruka, azabica kandi yarabishe. Nk'uko tuvuze ngo agere no mu gihugu gifite ubwiza, ngo benshi bazatikizwa. Rero ubu papa amaze kubona ko umugambi wo gukingira kumwe mu nkokora buhereye muri Isirayeli. Nubwo mubona izi ntambara ziri kubera muri Isirayeli ngo bari kwica ngo ibyihebe n'ibiki, ni abantu b'Imana batari kwemera Roma barimo bicwa. Kuko bavuze ngo agere no mu gihugu gifite ubwiza, Daniel 41 basobanura amagambo baravuze ngo agere no mu gihugu gifite ubwiza. Intambara izagera muri Palestina kugira ngo bayoboke papa. Ni ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe, ariko gusobanura muri Daniel igice cya ndako page ya 79, ngo agere no mu gihugu gifite ubwiza, ngo benshi bazatikizwa. Birumvikana ko hazapfa benshi, kuko bazaba bazi Imana, ngo benshi bazatikizwa. Ngo birumvikana ko hazapfa benshi, kuko bazaba bazi Imana yabasekuruza, ntibayinamukeho, bitewe n'uko Bibiliya izahabwa akato muri icyo gihe cyangwa muri iki gihe. Bo ntibazayitezukaho, kuko na mbere hose bamenye icyo Imana ibashakaho, babirebeye mu mizingo. Ngiyi iyi ntambara, igihe Perezida Trump avuga ngo Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wa Isirayeli, abanyamahanga bakurwemo, atangiza iyi ntambara, abasilamu bamaze gukurwamo baravuze ngo iyi ntambara Tarapa ashoje muri Isirayeli ashaka kuduteranya, nubwo twirukanwemo isigari y'Abisirayeli. Isilamu aho iri hose nihaguruka irwanya Isirayeli n'undi muntu wese ufite imico ya Kiyahudi. Birumvikana ko nubwo mubibona hariya ni ibintu birakwira isi yose, abantu bafite imico ya Kiyahudi cyangwa se bagifite kwitegeka mu ntekerezo zabo.
bitwa abahezanguni. Mwibuke ko igihe ishyamba rya Amazone ryashyaga baritwitse, baravuze ngo ubwo ishyamba rya Amazone rihiye, ko amashyamba ya Kongo niyo agomba ishyamba rya Kongo, amashyamba yo muri Kongo ntabwo akiri ishyamba rya Afurika cyangwa rya Kongo, riba ishyamba ry'isi risimbura ishyamba rya Amazone. Icyo gihe nabyumvise kuri radiyo imwe abanyamakuru bavuga bati ni gute Islamic State imaze kugera mu mashyamba ya Kongo yashinze ibirindiro. Roma yamaze kugota Afurika, igotesheje iyi mitwe yitwara kisilamu kandi yitwaje intwaro yo kwica abantu. Muri kubona nk'ubwicanyi bwo kujya mu bihugu bya Kongo, Islamic State yamaze kugeramo, baragera agatsiko k'abantu basenga bakica bakamaraho, bakanabyigamba, bakica abantu 150, bakica abantu 100. Kuko iyo mitwe amaze kugera no muri East Africa, baragenda banyombora aho umuntu w'Imana wese utsimbaraye kucyo Bibiliya yamumariye aho ari hose bakamwica. Akarengane ni ikintu kimaze igihe kandi Roma yamaze kugikora. Ariko Roma mu ishusho y'ubugira neza, muri kubona ku bitangazamakuru iri kwaka inzira ngo yaho yanyuze ibiryo ijya gufasha Isiraheli kandi nayo yayirimbuye. Iyo mitwe ya kisilamu irica abantu, bikagaragara ko ari abasilamu, ariko no muri Isiraheli bigaragara ko ari abasilamu, ariko ni imitwe ya Roma yitwaye kisilamu, kuko Roma ari intagatifu. Isi izarinda irangira, Roma nta n'umwe iriye urwara, ariko kandi niyo yamaze ibintu. Ibi byose muri kubona mu isi, mu byesha bavuga ngo ni nyina w'ibizira bikorerwa mu isi byose. Roma ibyihisha inyuma, ariko mu ishusho y'ubugira neza. Icyo shaka kureba, iki gihugu gifite ubwiza ashaka gutera, ni ibihugu bibiri bifite ubwiza. Hari ubwiza bw'ibigaragara nko mu Isiraheli, hakaba n'ubwiza bw'ibitagaragara nk'imitimanama y'abantu. Niwe ashaka kubamba ihema, ntabwo ari inzu, ni ihema, ni ibintu bitaramara igihe. Nimba arahabamba ihema azarishingura vuba. Izi ntambara rero turi kubona kuva yarakaye, nuko imigambi ikomwe mu nkokora, ariko kandi azanywe no kurimbura. Ariko ngo hari abazamurokoka, bamo wabona abamori n'ifura zabo. Nusoma hepfo ngo abo nibangiye bigiye, urushije undi amaboko niwe ubatwara. Ngo icyo bapfa nutabagezaho akarengane. Ni abantu bakunze isi bagakunda n'ijuru, ariko kandi bazavuga bati icy'ingenzi mwarabibonye, abantu benshi bakoze ibidakorwa, baratekinika, bagira gute kugira ngo umuntu yibereho, ariko n'abazabatikiza ntabwo azabareka. Rero ubusanzwe abamawo n'abamori ni abantu bakomoka kuri Loti n'abakobwa be. Loti ni sekuru akaba na se. Ibyo byabaye ibivume mu maso y'Imana, ariko bafite inkomoko ya Isiraheli. Ni abagenzi badafata umwanzuro, nibo bamawo n'abamori. Abo rero bangiye iyo bigiye, urushije undi amaboko niwe ubatwara, ngo icy'ingenzi nutabagezaho akarengane. Nimba twaragize imibereho iranga ko turi amawo n'abamori, tukajya iyo bigiye, harageze ngo dufate umwanzuro duhagarare muri Isiraheli. Nimba uwo muvumo utaradufashe, ibi bibyarwa bitazi gufata umwanzuro, abo ngo bazayoboka papa, ngo ubwo bazabona ubupapa bwarikoroje mu ntambara. Iyi ntambara y'ubupapa yihishe mu busilamu niyo turi guhura nayo muri iki gihe, ariko iki gihugu gifite ubwiza ntabwo bari burimbuke bose. Ubundi Palestina na Isiraheli, papa kujya kuhicara nkuko twabibonye arabigaragaza, yamaze no kwicara mu mitimanama y'abantu hose, arivuga mu nsengero zose yahageze, ariko hari urusengero atari bufate. Rero nubwo turi kubona muri Palestina hari kubera ziriya ntambara, mwibuke ko n'ibihugu bya Afurika za Boko Haram, za Islamic State n'indi mitwe yose yitwaje intwaro ya kisilamu yamaze kugota Afurika yose. Nimba amashyamba ya Kongo n'andi mashyamba ahari hose yahawe gusugira agasagamba ko nta muntu uri buyakomeho, Roma iri kujya igenda izanamo iyi mitwe yica abantu, kandi bikitirirwa abasilamu. Ikintu cyitwa akarengane ni ikintu kiri gukora bucece, kizarangira abantu benda gushira, kandi natwe dutegereje akarengane. Gusa icyo Imana izajya ibona cyeze kizajya gisarurwa, ariko umuntu azageragezwa ku giti cye, kandi akarengane kazakimenyera,
ariko nitutaba abantu b'Imana by'ukuri ntituzamenye n'igihe akarengane kabereye. Gizi rero intambara ziri kuba muri ibi bihe bya none turimo, aho buri muntu wese agomba kubona ko igihe cyageze akava mu mwanya w'Abamowabu n'Abamori agahagarara mu gisekuruza cye neza, ntabe nyamugijya n'imwe. Iki gihugu gifite ubwiza Roma iteye ni umunsi we wa nyuma. Biri kubera muri Palestina hariya, ariko biri kototera imitimanama y'abantu bose. Umuntu wese urasigarana kwigenga muri we araba ari intagondwa. Uko mubona muri Isirayeli abantu banambye ku Mana ba sekuruza bari gutikizwa bakicwa, twe tukabona ngo ni ibyihebe, niko bigiye gukwira muri Afurika hose no ku isi yose. Iyi mitwe ya kisilamu yamaze gukwira muri Afurika hose, mu bihugu byose, irica abantu ugasanga agatsiko kasengaga ni imirambo bashyize aho ngaho, barangiza bakabyibwamba. Roma ati iyi mitwe ya kisilamu iri kwica abantu ntabwo tuyishaka, kandi ni bene wabo. Niyo mpamvu Mikayeli wa muntu ujya urengera abantu be ngo azahaguruka, ngo ariko azaba ari igihe cy'umuriro utigeze kubaho kuva isi yaremwa. Ubu bwami bw'ibirenge bushaka kuyobora abantu, uyu Satani uzamuye intebe ye akayireshyeshya n'iyisumba byose, arashaka guhirika usumba byose, buri n'ubwo asigare yicaye, ariko ntabwo biri bukunde. Mwibuke ko ubu tuvugana twinjiye mu rugamba rwa Kristo na Satani, aho Satani yihanze muri bamwe, Kristo nawe akaba yihanze mu bandi. Buri muntu wese aho ava akagera nahagare ku birindiro ashikamye. Ibintu byose n'amatiku n'utundi tuntu twose turi kuvugwa, buri muntu wese yiyambure ibimuremereye, ahubwo yambara umwambaro w'umucyo. Nukwagare ku birindiro, kuko tugiye kugeragezwa. Buri wese ageragezwa nk'aho ari umuntu wese wenyine utuye ku isi. Buri muntu wese kandi ahagare ku gihugu cye gifite ubwiza, nimba bwaragezemo, kuko niho Roma yiteguye kurimbura. Buri muntu wese icyo mwifurije ni uko yakomera agashikama, kandi akamenya urugamba ko rumusatiriye, akambara intwaro zose z'Imana. Mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Imana ishobora byose, kubw'ubuntu bwawe uhabwe icyubahiro. Utubashishe kureba igihe tugezemo no gufata umwanzuro ukomeye